Nurdin TV ubumenyi ku isonga. Nurdin TV ubumenyi ku isonga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ishimwe ikuzo na wundi bikwiye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala udushoboje kuba twongeye guhura amahoro tukaba tukiri bazima. Mu by'ukuri ni intema, ni ingabire ihambaye cyane. Twese tuba dukwiye gushimira Allah cyane kandi tukarushaho kumusingiza tumushimira cyane. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad we n'abiwe n'abasangirangendo be, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Nk'uko bisanzwe ni channel yacu, channel Nurdin TV Rwanda. Nta kindi iyi channel twayifunguriye uretse kugira ngo twimakaze gushaka ubumenyi ndetse no kwigisha abantu Ubusilamu bakamenya idini yabo. Ariyo mpamvu tuba tugerageza uko dushoboye kose ijoro n'amanywa kugira ngo turebe yuko hari ikintu twazajya twiyungura mu bumenyi bw'idini ryacu rya Islam. Ubushize twari twaganiriye na Sheikh nk'uko mubibona, Sheikh Ngarambe Ahmad aratuganiriza. Ubushize yatubwiye ku kintu cyerekeranye no gushaka ubumenyi ndetse atubwira n'ibyiza byo gushaka ubumenyi. Ariko ubu ngubu uyu munsi nifuzaga yuko inshallah ubu ngubu tumufite yuko byibura ko yatubwira ese ko gushaka ubumenyi hari icyo bisaba kandi cy'ingenzi cyane gikomeye cyane usanga abantu twatakaje muri iki gihe. Usanga abantu kuri iki gihe batagiha agaciro kandi nicyo kintu gituma ubumenyi bwawe bugira agaciro ndetse ukaba n'uwubahitse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nta kindi ni icyerekeranye no kurangwa n'umuco mwiza, husnu al-khuluq, kurangwa n'umuco mwiza. Usanga iki kintu benshi tutagifite muri twebwe ndetse ugasanga na babandi ari babandi biga babonye ubumenyi Allah yahaye kugira ubumenyi, aho kugira barangwe n'iki kintu ugasanga baragitandukiraho cyane. Ubwo iki ni ikibazo gikomeye cyane usanga muri umma kandi ikibazo kitoroshye cyane. Ari niyo mpamvu usanga twabuze baraka, imigisha muri gahunda zacu za buri munsi no mu gushaka ubumenyi kwacu no kugira ubumenyi kwacu, ugasanga nta mugisha tubifitemo, ugasanga ni igihombo kuri twebwe. Rero nifuza ko icyo kintu cyerekeranye na husnul khulq, kurangwa n'imico myiza, usanga twabuze twatakaje n'abayisilamu twese muri rusange turetse n'abamenyi gusa. Ubwo inshallah byibura Sheikh hari icyo arakitubwiraho kandi tugisobanukirweho inshallah. Naam Sheikh, fadhal. barakallahu fikum. Alhamdulillah alladhi خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Mu by'ukuri dutangiye dushimira Allah waturemye nyuma yo kuturema, ntiyatureka gutyo gusa ngo tubeho nk'inyamaswa, ahubwo yatwoherereje intumwa y'Imana kugira ngo ituvane mu icuraburindi ituganisha ku rumuri. Mu by'ukuri wa wundi uzumvira intumwa y'Imana nta gushidikanya yuko afite intsinzi hano ku isi ndetse neza ku munsi w'imperuka, ndetse na wa wundi uzaca ukubiri n'intumwa y'Imana nta gushidikanya yuko afite igihombo hano ku isi ndetse neza ku munsi w'imperuka. Iyi ntumwa y'Imana abagaragu ba Allah, la khayra illa dalla al-ummata alayhi, nta cyiza cyatugirira akamaro muri iri dini uretse yuko iyi ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasize ikitwigishije ikanadushishikariza kugikora. Wala sharra illa hadharaha minhu, ndetse nta n'ikibi uretse yuko intumwa y'Imana yakitweretse ikanadushishikariza kukigendera kure. Tumaze kubona yuko nta cyiza ndetse nta n'ikibi uretse yuko byose intumwa y'Imana yabitweretse mu buryo bwabyo, twereka ibyiza kugira tubigendereho. No muri ibyo byiza intumwa y'Imana yatweretse harimo kurangwa n'imico myiza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu magambo yayo matagatifu iragira iti ittaqillaha haythu ma kunta, mu by'ukuri ujye urangwa no gutinya Allah aho waba uri hose. Ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi' sayyi'ata alhasana, nuramuka ucitswe nk'umuntu ukaba wacikwa, ujye ukurikizaho ikibi icyiza, ukurikizaho icyiza. Bamwe mu bamenyi bagaragaza yuko icyiza wakurikizaho nyuma y'ikibi ari ukwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukwihutisha ukwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala umusaba yuko yakubabarira.
hanyuma intumwa y'Imana igakomeza igira iti wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, nanone ujye ubana na bagenzi bawe, ujye ubanira bagenzi bawe mu mico myiza, urangwe n'imico myiza, urangwe n'imico iboneye, urangwe no kugendera kure icyo ari cyo cyose cyakwitwa umuco mubi. Hanyuma intumwa y'Imana mu yandi magambo yayo matagatifu ikatubwira iti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Mu by'ukuri wa wundi uzaba wemera umunsi w'imperuka, uzaba wemera Allah subhanahu wa ta'ala akemera n'umunsi w'imperuka, ajya arangwa n'umuco mwiza wo kuvuga amagambo meza. Nubura amagambo meza yo kuvuga, ibyiza kuri weho nuko wicecekera. Ibi byose ni ibikomeza kugenda bitwereka yuko dukwiye kurangwa n'umuco mwiza. Muri aya dusanga muri Qur'an, Allah akatubwira ati ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ngo yemwe abemeye nimurangwe no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, murangwe n'umuco mwiza wo kuvuga imvugo nziza, imvugo zibubahisha, zikubahisha abazumva, zikubahisha na ba nyiri kuzivuga. Nimurangwe no gutinya Allah no kuvuga imvugo nziza, nimuramuka muranzwe n'ibyo bintu, Allah yuslih lakum a'malakum, Allah agiye kubatunganyiriza ibikorwa byanyu, wa yaghfir lakum dhunubakum, ndetse anabababarira ibyaha byanyu. Ibi byose kugira ngo umuntu agere kuri izi nyungu zo gutunganyirizwa ibikorwa bye ndetse n'inyungu yo kubabarirwa ibyaha bye, ni uko arangwa no gutinya Allah. Ugutinya Allah bishingiye ku gukora ibishimisha Allah, kandi mu by'ukuri nta bishimisha Allah uretse yuko ibishimisha Allah ari umuco mwiza. Igishimisha Allah ni umuco mwiza. Hanyuma nurangwa no gutinya Allah, nurangwa no kuvuga imvugo nziza zishingiye ku kinyabupfura, zishingiye ku muco mwiza, Allah azakubabarira ibyaha bizakora. Twese ninde muri twe utakenera impuhwe za Allah? Twese muri twe ninde utakenera ugutunganyirizwa ibikorwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Igisubizo nuko nta muntu muzima utakenera izo nyungu uko ari ebyiri. Izo nyungu rero kugira tuzigereho, turasabwa gutinya Allah ndetse no kurangwa n'umuco mwiza. Mu by'ukuri nanone bagaragu Allah, wa mimma yadullu ala ahamiyati husni al-khuluq, no mu bigaragaza ibyiza n'agaciro n'urwego rwo hejuru rw'imico myiza, ma kana min du'ai nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, ni bimwe mu byakundaga kuranga intumwa y'Imana mu busabe bwayo bwa buri munsi. Mu byakundaga kuranga intumwa y'Imana mu busabe bwayo bwa buri munsi, mu swala ye harimo aho yakundaga kuvuga ati wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakundaga gusaba Allah kenshi cyane mu swala ati ya Allah, ndagusaba yuko wanyobora ku mico myiza, wanyobora kurangwa n'imico myiza, wanyobora gushikama ku mico myiza, kubera yuko nta wundi wanshoboza kurangwa n'imico myiza uretse weho ya Allah. Nta n'undi wanyobora kugira imico myiza uretse weho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero dushingiye kuri iyi hadith no kuri iyi mvugo igaragaza agaciro k'imico myiza, uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahoraga ishishikajwe no gusaba Allah yuko yayobora ku mico myiza, ese njyewe nawe mu Islam tujya twibuka gusaba Allah yuko yatuyobora ku mico myiza? Akenshi usanga dushishikajwe no gusaba Allah imitako y'isi, usanga dushishikajwe no gusaba imitungo, gusaba ibintu bitandukanye, ariko mu by'ukuri iyo bigeze ku mico myiza, ya mico yishimirwa n'umuremyi wacu, usanga abantu turi inyuma cyane. Gusaba imico myiza ukabona ko abantu ntabwo tubyitaho. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ni kenshi yagiye amutaka muri Qur'an, amugaragaza nk'ikiremwa cyaranzwe n'imico myiza. Haythu qala Allah ta'ala wa innaka la ala khuluqin azim. Allah aratubwira ati mu by'ukuri yewe Muhammad ufite imico myiza ihebuje, ufite imico myiza ihebuje. Islam, niba koko dukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ese iyo mico myiza ihebuje twaba turangwa nayo? Ese iyo mico myiza dusabwa kurangwa nayo yo turayizi? Kuko nanone ntabwo ushobora kurangwa n'imico yaranze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
utarigeze ufata umwanya ngo wicare umenye ese nihe mico yarangaga intumwa y'Imana, kugira ngo nawe uyimenye uyisobanukirwe urangwe nayo. Ya mico yashimwe na Allah subhanahu wa ta'ala, kugeza ubwo Allah amudutakiye akatubwira yuko Muhammad yari imbonera mu mico myiza. Umunsi umwe Aisha yabajijwe ku mico y'intumwa y'Imana, ya mico Allah subhanahu wa ta'ala yashimye, ya mico Allah subhanahu wa ta'ala yatatseho Muhammad alayhi salatu wassalam. Aisha radiyallahu anha, mama w'abemeramana, abazwa kuri iyo mico, wa kayfa kana khuluqu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ati ese yewe Aisha, iyo mico Allah yashimye, imico Allah yashimye y'intumwa y'Imana niyihe mico intumwa y'Imana yarangwaga nayo? Fa ajabat, hanyuma Aisha radiyallahu anha aranje asubiza ati kana khuluquhu al-Qur'an. Mu by'ukuri imico y'intumwa y'Imana yabaga ishingiye kuri Qur'an. Iyo wamubonaga agenda wabonaga ari nk'aho ari Qur'an yigendera. Uvuga yuko rero Islam imico myiza dushingiye kuri aya magambo ya mama w'abemeramana ikwiye gushingira kuri Qur'an, ugakora icyo Qur'an igutegeka, ukagendera kure icyo Qur'an ikubuza. Icyo ngicyo nicyo cyitwa umuco mwiza. Nanone bagaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, mu biranga agaciro ndetse n'akamaro ko kurangwa n'imico myiza harimo yuko mu mico myiza harimo kuba umuntu azakuramo ikintu gikomeye cyane. Icyo kintu ni ikihe Islam? Nuko mu mico myiza umuntu azakuramo kuremereza umunzani w'ibikorwa byiza. Ngo mu biremereza umunzani w'ibikorwa byiza umuntu akora harimo n'imico myiza, nk'uko tubisanga mu magambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ari numwe tubwira iti ma shay'un athqalu fi mizanil mu'min yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Mu by'ukuri nta kintu kizaremereza umunzani w'ibikorwa byiza by'umwemeramana cyarusha imico myiza. Uvuga ngo nimba ushaka yuko bya bikorwa byiza ukora amanywa na nijoro ukora bigira akamaro, wa munzani upima ibikorwa byiza ndetse n'ibitari byiza tubwirwaho ku munsi w'imperuka, nimba ushaka yuko uriya munzani wawe w'ibyiza uremera, ni uko ukwiye kurangwa n'imico myiza. Hanyuma intumwa y'Imana igakomeza itubwira iti wa inna Allaha yubghidu al-fahisha al-badhi. Mu by'ukuri intumwa y'Imana igakomeza itubwira iti mu by'ukuri Allah yanga umunyamico mibi ndetse n'imico mibi aho iva ikagera. Iyi hadith turakuramo ibintu bibiri bikomeye cyane. Icya mbere ni uko ikiremereza umunzani ibikorwa byiza ni imico myiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri dukura muri hadith ni uko Allah yanga imico mibi ndetse na ba nyiri gukora imico mibi. Allah subhanahu wa ta'ala arabanga, ntabwo abishimira. Hanyuma ikindi kigaragaza agaciro k'imico myiza ndetse n'inyungu dukura mu mico myiza ni uko buriya mu mico myiza niho dupimira umuntu ufite imani. Haythu qala alayhi salatu wassalam, kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira iti ahabbu ibadillahi ila Allahi ahsanuhum khuluqa. Mu by'ukuri umuntu ukunzwe imbere Allah subhanahu wa ta'ala, umugaragu wa Allah ukunzwe kurusha abandi, ahsanuhum khuluqa, ni wa wundi ufite imico myiza y'imbonera kurusha abandi. Uko ugira imico myiza kurusha abandi niko urushaho kuba inshuti magara, urushaho kuba umukundwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, bishingiye ku mico myiza urangwa nayo. Hanyuma tugana ku musozo, nanone mu bigaragaza agaciro k'imico myiza harimo yuko annahu min asbabil qurbi min an-nabi sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyamah, nuko kugira imico myiza ari impamvu mu mpamvu zizatuma abantu baranzwe n'imico myiza bazaba bari hafi, bari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku munsi w'imperuka. Ibi ngibi ndabishimangiza amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ari intumwa y'Imana itubwira iti inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqa. Mu by'ukuri ngo umuntu, abantu bazaba bari bugufi bwanjye, bazaba bari kumwe nanjye mu cyicaro kimwe ku munsi w'imperuka, ni abantu bagiye barangwa n'imico myiza. Islam dushingiye kuri izi adilla ndetse n'izi gihamya, izi zose nizitwereka agaciro k'imico myiza, nizitwereka ko dukwiye kurangwa n'imico myiza mu bihe byose. Soza rero nigira inama namwe nyibagira yo kurushaho kurangwa n'imico myiza, imico ishingiye kuri Qur'ani y'intumwa y'Imana, kuri Qur'ani ndetse n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nituramuka turanzwe
n'imico dukura muri Qur'ani ndetse n'imigenzo y'intumwa y'Imana, nta gushidikanya yuko icyo gihe tuzaba turi muri ba bandi bazaba begeranye n'intumwa y'Imana mu cyicaro ku munsi w'imperuka, ndetse tuzaba no muri ba bandi bazaba bafite imani ya nyayo, imani irimo ishingiye ku mico myiza ndetse n'imyitwarire n'imigenzereze myiza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Naam. Sheikh arakoze ku rwibutso rwiza duhaye kandi rurimo inyungu kuri twe twese. Ngira ngo buri wese ufata umwanya wo gukurikira channel nk'iyi ngiyi icishaho inyigisho nziza nk'izi ngizi zikenewe, mu by'ukuri akabishyiraho umuhate, agahamagarira n'abandi bose gukurikira mu kiganiro nk'iki ngiki, urwibutso nk'uru nguru. Ndahamya yuko buri wese wabikurikiye hari inyungu abikuramo, kandi inyungu ya mbere ni uko icyo twize, icyo twamenye tugomba guhita dutangira kugishyira mu bikorwa. Niba hari imico ikuranga itari myiza, itaboneye mu dini w'Islamu, ni ngombwa yuko mu Islam ibi ngibi ubigendera kure, ukabivamo, ukabigendera kure. Sheikh, ngira ngo ni nko kubariza twese hamwe, kubariza abavandimwe baba badukurikiye. Ese nk'ubu ngubu ko akenshi dusanga muri ibi bihe turimo, usanga ikintu cyo kwandura umuco utari mwiza ari ikintu kimaze kujya mu bantu cyane. Ugasanga abantu tumeze nk'aho imitima yacu itacyumva n'inyigisho nk'izi ngizi ngo igire ikintu ibifashaho. Ugasanga umuntu ni hafidhul Qur'an, alhamdulillah, Allah yamuhaye iyo neema, iyo baraka ziko ari hafidhul Qur'an. Ugasanga umuntu alhamdulillah yafashe igihe cyiwe yarize, arasobanukirwa, alhamdulillah, ni umuntu wigisha abantu, twavuga tuti alhamdulillah. Ariko ugasanga background y'ibintu bimurangaho, y'ibintu biranga imico ye, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba, ugasanga ni ibintu bidahwitse. Byibura Allah subhanahu wa ta'ala yamworohereza umutima we ukayoboka. Inama nk'uko twagiye tubikomozaho mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inama iruta izindi ni uko abantu bagaruka ku mico myiza. Nta kintu kigendanye n'imico myiza uretse yuko intumwa y'Imana yasize kitweretse. Nk'aho twabonye Aisha ubwo yabazwaga ku mico myiza, ku mico yarangaga intumwa y'Imana, yatubwiye yuko intumwa y'Imana yarangwaga wa kana khuluquhu al-Qur'an, imico ye yabaga ari Qur'an. Igihe rero abantu birengagije Qur'an, birengagije gusobanukirwa ibiri muri Qur'an ngo tubishyire mu bikorwa, icyo gihe nta gushidikanya yuko niho uzasanga hari imbogamizi nk'izi ngizi. Usanga abantu bakabaye bafatwaho urugero rwiza, nibo barangwa n'imico itari myiza. Si ukuvuga yuko Qur'an batayisoma, ahubwo ushobora gusanga Qur'an bayisoma ariko ntibayishyire mu bikorwa, nk'uko umwami witwa Hasan al-Basri atubwira ati unzila al-Qur'an liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala aw kama qala. Uyu mumenyi witwa Hasan al-Basri atubwira ati Qur'an yamanuwe intego nyamukuru ari ukuyishyira mu bikorwa. Icyo Qur'an dutegeka tukagikora, icyo itubuza tukakigendera kure. Qur'an nta gushidikanya yuko itegeka imico myiza, nta no gushidikanya yuko izereza imico mibi. Ariko uyu Hasan al-Basri atubwira ati igitangaje ni uko abantu bataye uwo murongo nyakuri watumye Qur'an imanuka, ahubwo abantu basigara ari ugusoma Qur'an gusa. Abantu basigara ari abasoma Qur'an batanasobanukiwe n'ibirimo. Abantu basigara ari abasoma Qur'an bo na Qur'an umwe ari mu majyaruguru indi ari mu majyepfo. Kandi twamaze kubona yuko intumwa y'Imana kana khuluquhu al-Qur'an, intumwa y'Imana kugira ngo Allah mushime amudutakire yuko ari ikiremwa cyiza, ari umunyamico myiza, nuko iyo wamubonaga wabonaga ari nk'aho ari Qur'an iri kugenda. Rero igihe cyose tutaragaruka kuri uwo murongo wo kwimakaza Qur'an mu bituza byacu, umurongo wo kwiga Qur'an ngo tuyisobanukirwe, umurongo wo gushyira Qur'an mu bikorwa, icyo gihe ntituzigere dutegereza ya mico myiza dusabwa nk'abemeramana, ya mico myiza izatuma twisanga turi kumwe n'intumwa y'Imana ku munsi w'imperuka, ya mico myiza izatuma tuba mu bemeramana, tuba mu bakundwa ba Allah subhanahu wa ta'ala. Rero abantu bagaruke kuri Qur'an, abantu bagaruke kuri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, icyo nicyo kizaba umuti w'ibibazo byose tubona muri ibi bihe turimo. Wallahu a'lam. Turi kugana ku musozo. Muri Qur'an hari aho Allah agira ati muri surati Taha, wenda sinzi nimba atari nabyo bibazo turi guhura nabyo, usanga
bamwe mu bamenyi muri twebwe cyangwa se n'abayisilamu benshi hariho gusuzugurika cyane cyangwa se kubaho mu buzima bw'inzitane. Hariya muri surati Taha Allah agira ati waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ese aho ngaho twabihuza gute n'ikijyanye no kuba turi gutandukira imico nk'iyo ngiyo myiza ubuyisilamu budutegeka? Nibyo nari maze kuvuga haruguru, igihe cyose abantu bazirengagiza Qur'ani bakirengagiza imigenzo y'intumwa y'Imana, tuzaba nyine muri ubu buzima bw'imihangayiko, ubuzima butaturyoheye, ubuzima usanga ari ubuzima nk'umwemeramana atagakwiye kuba arimo. Allah aratubwira ati uzirengagiza urwibutso nta rundi ni Qur'ani, urwibutso nta rundi ni imigenzo y'intumwa y'Imana. Allah rero yadusezeranyije yuko nituramuka twirengagije Qur'ani ndetse n'imigenzo y'intumwa y'Imana tuzabaho mu buzima bushaririye, tuzabaho ujya ubaho ugaragara nk'umuyisilamu ariko utari umwizerwa mu bantu. Abantu bajye bakubonaho kugira bakwizere, bakubitse amana, baguhunge kubera yuko wirengagije, wavuye ku murongo wa nyawo. Allah gukuraho rwa rumuri, nurangwa n'aya mico myiza ishingiye kuri Qur'ani, Allah azakwambika urumuri. Umuntu wese ajya kureba kwizere, umuntu wese ajya kureba kuboneho kuri ntangarugero, anakwigireho. Rero nka sosiyete ya Islam, nk'uko nakomeza kugenda mbivuga, twige Qur'ani, tuyisobanukirwe, tuyishyire mu bikorwa. Icyo Qur'ani dutegeka tugikore, n'icyo itubuza tukigendere kure. Naho twakitswe nk'abantu twihutire kugaruka, tuzirikana yuko hari igihe tuzahagarara imbere Allah subhanahu wa ta'ala atubaza agato n'akanini twagiye dukora. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sheikh arakoze ku rwibutso rwiza duhaye cyane, rwiza cyane dukwiye gufata tukarushyira mu mitima yacu tukarugendana. Niyo mpamvu Abayisilamu ufite gahunda wese kugira ngo asobanukirwe ibyo Sheikh aba yavuze hano ni iby'ingirakamaro kuri twebwe. Ushobora gufata agakayi n'akabike ukandika ibyo yagiye avuga, aba yagerageje kubisobanura akabivuga neza mu Kinyarwanda, kuko twese turi Abanyarwanda. Hari Abanyarwanda batuye mu Rwanda baba batwumva, hari abatuye hose impande n'impande mu isi hose, twese twumva ururimi. Ni byiza ariko nawe wabifata ukabyigisha abavandimwe bawe, inshuti zawe, tukabwirizanya ibyiza tukabuzanya ibibi. Rero niyo mpamvu yicano ngira ngo basaba yuko twakomeza kuyitera inkunga, tugakora subscribe, ni inkunga ikomeye cyane, tugakora share, tugakanda like, ndetse tugakomeza gutera inkunga Nurdin TV Rwanda, tugashyira ubumenyi ku isonga nk'uko intero yacu imeze. Wa akhiri dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.